Yo disi Queen yaje gusura Killaman. Ese Queen kaje gusura Killaman ni amahoro amuzanye? Ese Queen yabagiye kubwira Killaman noneho ko nawe yamwemereye ibyo Killaman yamusabye? Guys, ni muri umukunzi wa filime yacu Ibanga, ndagusaba kutabura kuri episode ikurikira. Ndabiseguraho nubwo episode yari irasohoka ejo mwayibuze, ariko murabizi ko abari utubazo twa tekinike. Niba aribwo bwa mbere ugeze no kuri VK Impanda, usaba kugira ngo yakora subscribe ubundi tugendane mu zindi benefits za filime yacu Ibanga. Kandi nubwo umunsi ku munsi mujya mutegereza episode igatinda cyangwa se mukayibura, muze mutwihanganira, natwe murabizi ko turi abantu. Guys, ese kubona Queen yaje gusura Killaman, ese murabona Killaman arabyakira ute? Ese Killaman none aramubwiza ukuri kose kuri ku mutima? Ese noneho Tereza noneho kabyivanzemo? Guys, ndagusaba kugira ngo ube watanga igitekerezo cyawe. Ese urabona bino bintu bikwiriye ko Tereza akomeza kwirukanka kuri Killaman? Ese urabona Killaman we yakomeza kwirukanka kuri Queen? Guys, ni muri umunyamuryango wa filime yacu Ibanga, ndagusaba ibitekerezo byawe. Ese Queen we azemerere Killaman urukundo? Ese urabona Killaman Queen amwemerera urukundo byaba ari byiza? Guys, ni muri umunyamuryango wa filime yacu Ibanga, ndagusaba ibitekerezo byawe kuko ni weho tuba turi gukora umunsi ku munsi, kandi murabizi ko tubakunda cyane, niyo mpamvu natwe tuba ngo tubagezeho benefits za filime yacu Ibanga. Guys, ese kubona Queen abasha kwiyegereza Killaman ndetse Killaman nawe akabasha kwiyegereza Queen bya danger, ese Queen yabakunda Killaman? Nabimubwire. Ese Queen yaba yarakunze Killaman akanga kubimubwira? Guys, turabizi ko Killaman we urukundo afitiye Queen ni urukundo rw'ukuri, kandi buri muntu wese ureba filime yacu Ibanga arabizi ukuntu Killaman akunda Queen. Guys, niba nawe uri umukunzi wa filime yacu Ibanga, ese ubona Tereza wamugira ihe nama? Tereza azakureye amaso kuri Killaman? Ese ko tuzi ukuntu papa Killaman abashaka Tereza byadanje, ese papa Killaman aramutse afashe Tereza mubona yamukorera iki? Tereza akomeza kwikurura kuri Killaman, kandi kugera kuri Killaman ni ibibazo by'urupfu. Turabizi ko papa Killaman nta mikino abafite, turabizi ko papa Killaman nta mikino amufitiye. Guys, murabizi ko Killaman noneho abashaka kumenya ukuri ko ari kuri kugenzura mukecuru. Ese Killaman yongera guhura na Tereza, murabona Killaman noneho yabasha gutandukana n'ura mukecuru atemeye ibyo ura mukecuru abavuga? Ese Tereza noneho ko yagiye mu mujyi yambaye nabi bakamugira umusazi, Tereza ahinduye imyenda noneho akagenda mu mujyi, babasha kumwemera ko ari umuntu muzima? Guys, ni mbura umukunzi wa filime yacu Ibanga, ndagusaba ibitekerezo byawe. Kandi niba uri umunyamuryango wa Miss Nyambo, ukaba uri umunyamuryango wa filime yacu Ibanga, ndetse akaba aribwo bwa mbere wabigeze hano kuri VK Empire, ndagusaba kugira ngo yakora subscribe ubundi tugendane mu zindi benefits za filime yacu Ibanga. Kandi murabizi ko tubakunda cyane, niyo mpamvu tutaturana ngo tubagezeho benefits za filime yacu Ibanga. Guys, ese wowe ugiriye inama Tereza akomeza hatane ashakisha umuhungu we, cyangwa se azakureye amaso? Ese mubona papa Killaman we yamworohera? Ese papa Killaman we aho gutakaza gwa mugani Killaman kandi yaramureze kuva mu bwana bwe kugeza ageze hano, murabona we yamutakaza gutya? Guys, turabizi ko papa Killaman ndetse na mama Killaman bakunda Killaman bya danger, kandi ukuri kose kuzi papa Killaman arabizi ko mama Killaman atari we wabyaye Killaman. Ese mama Killaman we nazamenya ukuri ko atari we mubyeyi wabyaye Killaman, mama Killaman murabona wazabyakira ute? Guys, iryo ni ibanga tuba tubahishiye, kandi niba uri umunyamuryango wa filime yacu Ibanga, ndagusaba kutazabura kuri benefits yose ya filime yacu Ibanga, kandi mwiseguraho ku bubure bwa episode yari yasohoka ejo, kandi murabizi ko tubakunda cyane. Guys, rero musaba ibitekerezo byawe ubigira Killaman cyangwa se Tereza cyangwa se Queen. Ese ubona Queen yemerera Killaman urukundo? Ese Killaman mubona yagomeza gutereta Queen yazamwemerera urukundo? Ese Tereza we akomeje guhatana yazagira uburenganzira ku mwana we kuri Killaman? Guys, ndabakunda cyane. Ese papa Killaman we umugira inama yazemera gutakaza Killaman yaramureze kuva mu bwana bwe? Ndagusaba ibitekerezo byawe, turabizi ko mudukunda kandi ntabatindiye. Niba uri umunyamuryango wa filime yacu Ibanga, warakoze cyane, kandi
niba urakoze subscribe hano kuri Venke Empire, ndagushimira wahisemo neza, uri umuntu w'intwari kandi murabizi ko tubakunda cyane. Niyo mpamvu tubatorana ngo tubagezeho ibikorwa byose bya filime yacu Ibanga, kandi n'abatindiye murabizi ko tudatinda mu magambo. Kongere duhure ku yindi episode ikurikira ya filime yacu Ibanga. Ndabakunda cyane, muri abantu b'intwari.